Ndabasuhuje mwese. Mu ntambwe zigera ku 30,000 ahantu hamwe hagati y'Buffalo ndetse na Dallas, yashize ikinyamakuru cye mu mufuka ahindukira yerekeza mu merekezo narindimo. Hanyuma yarambajije ati, ni bwoko ki bw'akazi ukora? Mbihagazeho rwose naramubwiye nti nkora ubujyanama ku rushako cyangwa se kuri mariage niba aribwo byakumvikana neza, ndetse nyobora amasomo ajyanye n'iyo ngingo. Namaze igihe kirekire nshaka kuzabaza umuntu umwe iki kintu. Niko yambwiye, ese bigendekera gute urukundo iyo umaze gushyingirwa? Ndangije nti ushatse kuvuga iki? Byiza. Niko yambwiye, narongoye cyangwa se nashyingiwe inshuro zigera kuri 3, ndetse muri izo nshuro zose ntako byabaga bisa mbere yuko ubukwe buba. Gusa mu buryo bumwe nyuma y'ubukwe ibintu byose byagwaga irudubi. Urukundo rwose nabaga mufitiye cyangwa se tutanasize n'urwo byagaragaraga ko yabaga amfitiye rwose rwaratumukaga nk'umwuka. Ndi umuntu ufite ubumenyi butagize icyo butwaye uyu munsi, ndetse nanakora business yageze ku ntego zayo, ariko ntago mbasha kubyumva neza. Mwe muri kunyumva turi gusoma inkuru mpamo ibanza mu gitabo The 5 Love Languages, The Secret to the Love That Lasts. Mbese tugenekereje mu Kinyarwanda uburyo 5 umuntu yakiramwo ndetse akanatangamwo urukundo, ibanga ku rukundo rurangira cyangwa se rushira. Igitabo cyanditswe mu 1992 cyandikwa n'umwanditsi bwana Dr. Gary Chapman. Dore ko mu mwaka wacyo wa mbere iki gitabo cyagurishije kopi 8,500 zacyo. Uyu wari umubare ungana n'ubwikube bw'inshuro enye zose kuruta uko byari byitezwe. Mu myaka 2 yakurikiyeho yagurishije kopi zigera ku 137, ndetse mu mwaka wari wabanjije iyo myaka 2 yari yagurishije 17,000. Ni igitabo cyabaye ku rutonde rw'ibitabo byagurishijwe cyane mu mwaka wa 2009, nubwo indi edisiyo yacyo yongeye kurekurwa mu 2015 mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere. Kuva mu 2009 umwanditsi w'iki gitabo yagiye yandika ibindi bitabo byerekeranye n'iki, birimo nka The 5 Love Languages of Children, for Singles, for Military, cyagenewe abasirikari n'ibindi. Ni igitabo cyiza rero ku muntu wese wifuza urukundo rurambye cyangwa se ruramba. Igitabo cyiza cyane rwose ku bashakanye bafite ibibazo bitandukanye batumvikanaho n'ibindi. Wowe rero wifuza inama nziza ku rukundo, inkingi z'ibanze zigomba kugufasha cyangwa se kuzagufasha gukunda umukunzi wawe bihambaye akarushaho kukwiyumvamo rwose, nicyo gihe ngo dusomane iki gitabo. Turagerageza rwose kugisobanura neza, ndetse nge wumva kuri mikoro nitwa Samuel Mugisha. Ibyo murabizi cyane. Ni mu kiganiro menye byinshi ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Tele Montagne Rwanda. Twagiye n'igitabo. Urukundo ngo burya rutangirira cyangwa se rugombe kuba rutangirira mu rugo. Ibyo mvuga ndavuga data na mama bankunze mu gihe cy'imyaka 60, iyo ntabagira uyu munsi mba nkiri gushaka urukundo mu kimbo cyo kurwandikaho. N'umwanditsi uri kutubwira. Urugo nanone bivuze Caroline, umwe rukumbi maze imyaka igera kuri 40 nshyingiranywe nawe. Niyo mpamvu bwa nyuma na nyuma nshaka kwereka ibyishimo byanjye amagana y'abantu bansangije igice kimwe cy'ubuzima bwabo iki gitabo gishingiyeho. Iki gitabo gishingiye ku gushyira amanga kw'abo bantu. Ese bigendera gute urukundo iyo umuntu ashyingiwe? Nkora business yageze ku ntego zayo, gusa simbasha kubyumva. Ahangaha niho twari tugeze. Naramumaje nti umaze igihe kingana gute ushingiwe? Urukundo rwanyu rwaba rwarayoyotse mukimara gushyingirwa cyangwa se byatwaye igihe? Urwa kabiri rwarangiye hafi neza y'intangiriro yarwo, gusa byonyine twari twarateretanye amezi 6 yonyine. Ndagira mwumve neza iyi nkuru. Kuri mariage yanjye ya kabiri twagize imyaka myiza nk'ine ya mbere yuko umwana yinjira hagati yanjye nawe. Inyuma yuko umwana avutse byasaga nkaho yitaye ku mwana gusa. Naho njyewe ntacyo nari ngisobanuye rwose. Muri mariage yanjye ya nyuma natekerezaga ko bizaba itandukaniro, cyane ko nari nzi ko iki gihe twari tuzi ibyo twarimo, ndetse nibwira ko mu bihe bya mbere byari nko gukunda umuntu gusa byonyine. Numvaga uyu mwari ankunda n'ukuri.
Nyuma gato y'ubukwe nakomeje kumwereka urukundo nk'ibisanzwe, namubwiraga ukuntu namukundaga kubi, gusa ntibyabujije ko nyuma y'amezi make cyane yatangiye kujya yitotombera ibintu byinshi cyane. Yarasakuzaga ngo sinasohoye pubere hanze, ngo sinamanitse imyenda n'ibindi bitandukanye. Yaje no kumbwira ko atakinyizera kugeza dusanze nta nyungu zari zikiri mu gukundana njye nawe, tuza gutandukana. None ikibazo cyanjye ni bigendekera gute urukundo iyo umaze gushyingirwa? Iki kibazo yarambajije iki gihe. Ni ikibazo gisa n'icy'abantu ibihumbi bibaza uyu munsi. Nyamara barakibaza n'inama zose zituzengurutse. Kuko amakuru kuri radio aratangwa, televiziyo ingingo nk'iyi iganirwaho. Yemwe na internet yuzuye inama kuri iyo ngingo. Ndavuga iy'urukundo. None kuki abantu batabasha kuvumbura ibyatuma urukundo rwabo rukomera? Ukuri kuba kuri kubura. Igisubizo kw'ibyo bibazo ni iki gitabo. Abantu bavuga indimi zitandukanye mu rukundo. Iri jambo turaza kurikoresha cyane. Abantu bavuga indimi zitandukanye mu rukundo. Mbese bafite uko batanga ndetse bakanakira urukundo bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero namwe murabiza abantu batavuga ururimi rumwe kumvikana sinzi ko babishobora byoroshye. No mu rukundo nuko nguko, uko mu gihe utavuga ururimi rumwe n'uwo mukundana cyangwa se ukaba utazi uburyo ubumunyura iyo ari guhabwa urukundo, nta na rimwe uzamenya uburyo umwereka cyangwa se umuha urukundo. Uburyo wereka umukunzi wawe urukundo bigendana na buri muntu ku giti cye. Nubwo wenda hari uyu munsi dusa n'abagiye kubihuriza hamwe mu duce dutanu twise the 5 love languages. Gusa icy'ingenzi ni uko uvuga neza ururimi ruhuye na mugenzi wawe muhujwe n'urukundo. Rimwe na rimwe dusa n'abagira uburyo dutangamo urukundo, nyamara bagenzi bacu bikaba nko mu gicuku. Kuko nyine tuba dusa n'abari kuvuga ururimi rw'amahanga kuri bo. Ugasanga dufite uburyo dutangamo ubutumwa, nyamara ntibwakirwa. Namwe murabizi ukuntu bishengura. Mu gihe cyose rero wavumbuye icyo twise nk'ururimi rw'urukundo mugenzi wawe avuga, urufunguzo ku rukundo rw'iteka ruzaba rwabonetse. Gusa nanone kugira ibyo byose bishoboke, ikigega cy'urukundo kigomba kuba cyuzuye. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni igitabo The 5 Love Languages, The Secret to the Love That Lasts. Keeping the love tank full. Kuzuza ikigega cy'urukundo. Tugeze kuri chapitre ya 2. Abaganga mu bumenyi bw'umuntu n'imyitwarire ye bemeza ko kumva ushaka kwiyumva ukunzwe ari kimwe mu bintu by'ibanze nkenerwa bijyanye n'amarangamutima ya muntu. Kubw'urukundo ndetse hamwe narwo twakurira imisozi, inyanja tukambuka, ubutayu twahetura ndetse n'ibindi bikomeye utakwiyumvisha twabinyuramo. Gusa nta rukundo habe namba. Imisozi ibasinurirwa, inyanja zo sinakubwira, ndetse bikomeza ubuzima bibaka yabo. Urukundo ruratangaje. Uyu munsi abaganga mu mibereho y'abana bemeza ko hari ibintu nkenerwa mu marangamutima y'umwana igihe cyose twashaka kuvuga ko yaba ashikamye mu marangamutima ye. Turavuga umwana. Muri ibyo byose nkenerwa nta kintu na kimwe cy'ingenzi cyane kurusha urukundo, ndetse no kumva yitaweho, kumva ko akenewe kandi afite abo agenewe. Muri buri mwana rero habamwo icyo twakwita nk'ikigega cy'urukundo. The love tank ni ikigega gihora gitegereje kuzuzwamo urukundo. Burya iyo umwana yiyumva nk'ukunzwe, iki gihe akura neza, mu gihe nyamara ikigega cy'urukundo cye cyaba kiberemo ubusa. Nta kabuza umwana yitwara biteje inkeke. Mu gihe cyose ikigega cy'urukundo cyawe kibereyemo ubusa, utangira gushakira urukundo ahantu hatarahanyaho ndetse mu buryo bubi. Reka mwumve iyi nkuru. Ashley ni umwana w'imyaka 13. Kuri iyo myaka yari ari kuvurwa indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ababyeyi be bari bararakaye cyane. Baramurakariye ndetse bahora barenganya ikigo cy'ishuri ngo kuba cyaramwigishije ibijyanye n'ibitsina niyo ntandaro. Ntabwo biyumvishaga ukuntu yari gukora ikintu nk'icyo. Ashley aganira n'umwanditsi Bwana Chapman yamuganiriye iby'uko ukuntu ababyeyi be batandukanye afite imyaka 6 yonyine, ndetse akaba yaratekerezaga ko umubyeyi we w'umugabo cyangwa se papa we yagiye kuko atamukundaga. Yamubwiye ko mu gihe nyina yari yongeye kubona uwo barushingana, ndavuga urugo,
Umwana Ashley icyo gihe yari afite imyaka 10 ngo yumvishe ko nyina yari yongeye kubona ugiye kumukundwa akaza, mu gihe we na n'icyo gihe nta cyizere yari afite kuri iyo ngingo. Numvaga nshaka gukundwa nk'abandi bose. Nibwo naje guhura n'uyu muhungu ku ishuri, nibyo yarandutaga ariko yarankundaga. Ntabwo nabashaga kubyizera, nubwo ntashakaga guhuza ibitsina, gusa nashakaga kubaho nkunzwe. Ikiga cy'urukundo cya Ashley cyari cyarabaye mu gihe cy'imyaka myinshi kirimo ubusa. Nubwo wenda umubyeyi we ndetse n'umugabo wa kabiri wa nyina byashobokaga ko bamuhaga ibyibanze, ariko ntibabashaga kubona neza urugamba rw'amarangamutima rwaberaga muri Ashley. Ntabwo bari bazi kuvuga neza ururimi rw'ibanze rw'urukundo rw'umwana. Ikintu gikomeye ugomba kumenya, burya dukenera urukundo mbere yuko tujya mu rukundo, kandi urukundo tuzarukenera cyangwa se turukenera mu gihe cyose tukiri bazima. Ugukenerwa ko kubaho ukunzwe kuba ku ndiba y'ibyifuzo byo mu rushako. Ese inzu nziza, amamodoka, ahantu heza nyaburanga nko ku mucanga w'amazi, ibyo byose byaba bimaze iki umugore wawe cyangwa se umugabo wawe atagukunda? Mu buzima busanzwe bisa nkaho buri kintu gihora cyifuza gukundwa n'ikindi runaka. Ishobora kuba ari nayo mpamvu gushyirwa ha wenyine bisa n'ibibangamiye ikiremwa muntu muri rusange. Iyo wakosheje muri iyi si igezweho, ndetse ni no kuva kera, iyo waga wakosheje wacibwaga mu muryango, uyu munsi ho bagushyira muri gereza aha wenyine. Umwanditsi ati, numvise abashingiranywe akayabo bansangiza uburibwe bwabo bari bafitemo indani. Muri abo bose inkuru zabo nta kabuza zerekanaga ko muri bo haba abato n'abakuru ko bafite kimwe twise nk'ikigega cy'urukundo. None bibaye muri buri couple cyangwa se buri bantu bakundana habaye habamwo icyo twagereranya nk'ikigega cy'urukundo, nubwo wenda twe tutaba tukibona tubonesheje amaso. Ahubwo se ibyo biramutse bimeze gutyo, byaba bivuze ko umuntu abonye uko yuzuza cya kigega cy'urukundo nicyo ndimo ndavuga. Byaba bivuze ko abakundana babasha gukundana mu mujyo ushakira ibibazo byose bahura nabyo imiti aho kuba intandaro yo gutandukana. Nemeza ko gusigasira ikigega cy'urukundo kiri muri twe ari ingenzi cyane, nk'uko kugenzura ingano y'amavuta ya nyayo ikenewe ngo imodoka igende ari ingenzi. Gushaka cyangwa se gushyingirwa ufite ikigega cy'urukundo kitarimo n'agakonoshwa cyangwa se kirimo urwa hafi ya ntarwo, ndavuga urukundo, byagusaba igiciro yemwe kirenze imbaraga byagutwara uramutse ugerageje gutwara imodoka nta mavuta na make arimo. Icyitonderwa, kumva neza ururimi rw'urukundo mukunzi wawe avuga ndetse ukiga kuruvuga neza, bizahindura imyitwarire ye ku kigero gihambaye. Abantu bitwara bitandukanye iyo ikigega cyabo cy'urukundo cyuzuye. Urufunguzo, shakisha rero uko watuma ikigega cy'umukunzi wawe gisendera ube mu rukundo rw'ibyishimo rudashira. Gusa mbere yuko tumenya neza za ndimi eshanu turi kuvugaho uyu munsi abantu bavuga mu rukundo, hari ikintu nshaka ko tuvugaho gato. Ngiki kintu kijijisha abantu benshi bakitiranya ibintu, ibyishimo byo kugwa mu rukundo. Ese bigenda gute iyo twaguye mu rukundo? What happens as we are falling in love? Neza kuri chapitre ya 3 y'iki gitabo hari inkuru y'umukobwa umwanditsi yise Janice. Kugira tubyumve neza reka twumve inkuru. Umwanditsi ati, yagaragaye ku biro byanjye nta gahunda twahanye. Yabajije umwanditsi wanjye niba yari bumbone by'iminota 5. Gusa Janice nari muzi by'imyaka 18. Yari afite imyaka 36 ndetse ntiyari yarigeze ashaka ubugabo bwa rimwe. Yari umuntu wita ku bintu, ntabwo byari ibintu bisanzwe ko mu myitwarire ye kuba yansanga ku biro atamenyesheje. Nari niteze kumubona akinjira mu biro byanjye guhita aturika akarira. Nyamara akigera mu biro byanjye n'ibyishimo bitangaje nawe ubwe mu gutangara kutagira uko kungana. Naramubajije nti, uyu munsi umeze gute Janice? Arambwira ati, mu buzima bwanjye sinigeze mbaho nishimye nk'ubu ngubu. Ngiye gushyingirwa. Wowe ushyingirwa kuri nde ryari? Niko namubajije. Ati, kuri David Garispi. Ndetse ni mu kwa 9. None mumaze igihe kingana iki muteretanye? Ati, byumweru 3.
ndabizi n'ubusazi, ariko nawe urabizi inshuro zose nateretanye, ntabwo nabyizera. David niwe wanjye, ntabwo nigeze niyumva nishimye nka gutya. Ibyumweru 3 byonyine uhuye n'umuntu ugahita ushyuha ngo ndanashyingirwa. Niki cyari cyabaye kuri Janice? Janice yari yaguye mu rukundo. Mu mutwe we David ni umuntu udasanzwe Janice yigeze guhura nawe. Mu buryo bwose ni nta makemwa. Nyamara kuba David yararongoye ubugira kabiri imbere yaho, ndetse akaba afite n'abana 3, ibyo bisa nkaho byirengagijwe imbere y'umukobwa. Nta nubwo yarashaka kubimenya. Abenshi muri twe twinjira mu rushako cyangwa se mariage kuko twaryohewe n'urukundo byonyine. Duhura n'umuntu agashitura amarangamutima yacu byonyine, tugasohokana gatatu, ubundi tukumva byarangiye. Ariko ntitwakwirenganya kuko n'ubundi twese tuba twumva ko urushako rwiza cyangwa se mariage nziza bishingira ku kuba abantu bameranye neza mu rukundo. Ugasongero cy'igihe turi mu rukundo ntako biba bisa. Bari ibyishimo bitagira ingano. Iyo tugiye kuryama tubanza gutekerezanyaho, niyo tubyutse agatima ka mbere niho gakubita. Tuba twumva twanasomana by'iteka ryose, tubaye tutari bujye ku ishuri cyangwa se ku kazi. Iki gihe gufatana mu ntoki byonyine biba bisa nkaho amaraso yacu atemberera hamwe. Inzozi zacu mbere yuko dushyingirwa aba ari urushako rutagira uko rusa. Tugomba kuzatuma buri umwe yishima muri ubu buzima, yega abandi bazarwane baterana amakofe, ariko twebwe hoya, kuko turakundana. Nyamara ntabwo ari ikintu cyoroshye kwizera icyo ari cyo cyose igihe uri mu rukundo. Niyo mpamvu hari n'abakugira inama ntuzumve, kuko uba uri mu rukundo nyine. Abenshi tubaho twizera ko igihe turi mu rukundo ruzahoraho iteka ryose. Nyamara bidasubirwaho, ukuramba iteka kw'ibyumviro byo kurwa cyangwa se byo kuba uri mu rukundo ni bidashoboka. Dushingiye ku muhanga mu bumenyi bw'umuntu Madame Dr Dorothy Tenoy, nyuma yo kwiga bimwe mu byavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu bakundana, yaje kwanzura ko impuzandengo y'igihe, ibyishimo ndetse n'imimerere umuntu aba afite ndetse aniyumvana iyo yaguye mu rukundo bimara imyaka 2 yonyine. Iyo ari urukundo rw'ibanga ho ngo rwaba rurambaho gato kurenzaho. Ibivuze ko urukundo rutari ku karubanda ariko rushobora kuba ruramba cyane. Ndabyumva rwose, iki kiganiro kiraryoshye. Gusa nanone reka igice cya mbere cy'iki kiganiro tukirangirize ahangaha. Igice cya kabiri cyacyo ndaza kugikoraho vuba ahangaha, nzakibahereza rwose. Wakunze iki kiganiro, dusangize igitekerezo muri comment, ndetse wibuke gusangiza iki kiganiro inshuti zawe nazo uzisangize ubumenyi ku rukundo. Samuel Mugisha niwe wumvaga kuri mikoro, ni kuri channel ya Montagne Rwanda, ikiganiro nimenya byinshi. Ni naho ubutaha.